muvandimwe umuntu wese uri kunyumva kumbura ibihe byo gusenga kuko ikubwira ngo Imana yacu ntago irobanura ku butoni Imana yacu ni inyembaraga kandi Imana yacu irihagije kandi Imana yacu irashoboye aha abantu bananiwe izakubera ubwishingikirizo aha abantu bagize gute batenebutse ariko mbonereho no kuvuga ngo rata numvisha ijwi ry'Imana rinyongorera ngo abantu bagize gute baratunguwe aho nawe ntiwaba umaze igihe kirekire usenga ariko rata ukaba wararangaye ariko numvisha ijwi ry'Imana rimbwira ngo abantu bagize gute baratunguwe Imana ishimwe bamaso rero utumbire Yesu utaba mu batunguwe nayo kugira ngo ukunde ubona amahoro Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho Imana ikeneye inyungu kuri wowe zo kugira ngo igire gute iguha ubugingo buhoraho ariko icy'ingenzi Imana ishaka ariko ca bugufi wegera Imana Imana ifite umugambi wo kukurokora kandi Imana ifite umugambi wo kukugirira neza bivuze ngo ubwo impfu zigiye kuba nyinshi ku bantu egera Yesu kugira ngo yongere agire gute akurokore urupfu rukomeye ku buzima bwawe ahari kurira kwararira umuntu hari ibintu Imana igiye gukora kubera ko wayitumbiriye yarangiza bigatangaza abantu benshi icyo usabwa nukugira gute nugutumbira Yesu Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe bakuvugira mu rwongorerano tumbira Yesu kuko niwe ubasha gucecekesha amagambo Imana ishimwe ugenda uri sakintu mu mufuka tumbira Yesu kuko niwe ushoboye keredi zarakunaniye tumbira Yesu kuko niwe ushoboye ku buzima bwawe ivuganye nanjye ko ifite amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho ufite kanseri yarakunaniye ndetse warivuje mu bavuzi batandukanye ndetse uyu munsi wa none umwuka ukuriho akubwira ko wapfuye warangije ariko nje kukubwira ngo hari Imana izura kandi hari Imana ifite gikurikirana ku buzima bwawe iri kukubwira ngo none ahangaha nuyizere Imana ifite umugambi wo kukurokora urupfu rukomeye ariko urabigiramo uruhare uri bubigiremo n'urunguru nukunyemerera tugasenga n'Imana Imana ikagushyigikira kandi Imana ikakugirira neza ufite ikibazo kikuremereye kivuga giti ahari njyewe ntago nzabyara ibyanjye byararangiye nyemerera dusenga n'Imana uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 55 53 Emmanuel Catering Service umukiriya n'umwami reka ngusuze kandi wifurize amahoro y'Imana n'umushituro kwiteka Imana udukona kandi ukurikira ibigano byose bica ku musaraba TV reka mvuge ngo ineza y'Imana niba nayo kandi umugisha w'Imana ukomeye ndetse nawe bose hafi na kure rero mu bice bitandukanye mu herereyemo amajyaruguru amajyepfo burasirazuba n'ingengera bwaryo ntara y'abadiaspora gatanu mwese tubasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndi kumwe n'uwo mubyeyi w'Imana umubyeyi Yesu ahamagaye mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo nawe avuge gukomera kw'Imana yamamaze izina ry'Imana mu makomeye n'aboroje hafi na kure iyo tugiye kugana muri kano kanya bari natwe mu kino kiganiro kugeza tugishuje reka mu ikaze ku Musaraba TV
atangiye adusuza natwe tumusuza. Turagusuje mu izina rya Yesu mama. turabikirije mu izina rya Yesu. Meze neza. Urakomeye. Ndashima Imana. Unezerewe. Kubera Imana. Yakongora akantu keza. Yambwiye ko igiye kuntabara. Igiye gutabara. Asaga araca muri njyewe. Cyagaca kundi muntu. Bitwaye ikise ntacyo bitwaye. Makuru cy'iminsi twe tukubuzeho. Ni meza. Ndumva ndamahoro. Wari ugiye mu kikutabonekaga mu Misiri. Nubundi narindi gusenga. Wari gusenga. Ubu nibwo ubonye message yo gutambutsa. Imana gukomereza amaboko kandi Imana igwe n'umugisha wo kumvira Imana. Ndavuga ngo abatumwa bose siko batumika. Siko bimeze. Yego. Ntabwo bose batumika. Noneho reka tugusabe nawe umanze usuze abaduteze amatwi muri kano kanya. Harimo inshuti zawe umaze kunguka umuryango. Reka da. Hanyuma abantu bagukunda benshi bacitse ko gatira umuntu turamukunda. Wedo hari umunsi nawe bazabikotoze turagukunda reka. Ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Muraho. Nanjye ndabakunda mu izina rya Yesu. Imana igumugisha. Yego. Mama Vanessa iyo bavuze urukundo wumva iki? Kuri wowe urukundo ni iki? Ba numva ari ibintu by'igiciro ariko uzi kugira ngo umuntu akubwire ngo ndagukunda. Aba ari ibintu by'igitangaza cyane. Ese none se ubu urukundo rukibaho? Sha rwarakonje nyine n'urwo mu minsi y'imperuka. Ariko njye nawe wenda turugumane ntacyo. N'abaduteze amatwi. Iminsi y'imperuka nitumye rukonja. Rwarakonje ariko abantu ntibiyongeremo akabaraga. Rwarasinziriye muri make. Yesu yavuze ko mu minsi y'imperuka mu bihe bibi bizabaho n'urukundo rwa benshi narwo ruzakonja. Ariko se Yesu abivuga agira ngo tuburire hane tugera muri iyo minsi tuzamenye ko tuzayitwaramo ubwo abandi bazabakonje twe tuzashyuhe. None ko uyu munsi mbona mu nzu y'Imana muri tirirwa izina ry'Imana muri twa bakristo ariho byabanje. Uwo muzo gushanya Vanessa uva hehe? Kandi muri abakozi b'Imana. Abantu nyine ntibakera imbuto nk'iza mbere. Urabona mbere uko twinjiraga mu rusengero batwakiraga. Wabonaga nyine harimo urukundo ukabona n'abantu b'Imana. Ariko byagiye byivangavanga. Ariko nta n'uwabarenganya kuko hari igihe cyageze Imana iravuga ngo urukundo rwa benshi rugiye kugira gute rugiye gukonja ariko iravuga ngo ikizira cyagize gute kinjiye ahera. Ntago twabimenya rero umuntu wese yisanga n'ubundi yari afite urukundo ariko mu kanya nk'ako guhumbya bitewe n'uwo bari kumwe cyangwa se bagendana ugasanga rugiye rukonja ku bw'izo mpamvu. Bivuze ngo rero ikizira cyagize gute cyarangije kwinjira ahera. Ariko mbivuga nkangurira n'abantu mbabwira ngo twongere dusenge tugarure ibyiza byo mu nzu y'Imana kuko n'ikimana idushaka ni nakiduhamagariye uyu munsi. Ubwo rero nkavuga ngo Imana ibidufashemo. Hari ijambo ukunda kuvuga ngo ikizira kinjiye ahera. Uduteze amatwi ashaka kutabisobanukirwa. Ikizira ni ikihe ahera ni hehe? Ahera ni mu nzu y'Imana cyangwa se ni ku bantu b'Imana. Ikizira rero mvuze nuko uyu munsi wa none abantu beraga imbuto ariko uyu munsi wa none zikaba ziri kugenda zigira gute zigabanyuka. Nicyo kizira ubundi. Ntukonje kandi ntunabize. Imana rero irashaka ko twongera tukigaruramo ibihe nk'ibya kera. Twamara kwigaruramo ibihe nk'ibya kera uyu munsi wa none ibyo bihe nutabyibonamo icyo ni ikizira cyamajije kwinjira kuri wowe. Nubwo hari igihe cyakwinjira ntubisobanukirwe ariko icyo ni ikizira cyarangije kwinjira. Kuko Imana yaguhamagaye iguhamagara n'ubundi ukora imirimo y'Imana myiza kandi ni nacyo yagushakagaho. Ariko niba byararangije kwivangavanga icyo ni ikizira. Uyu munsi wa none niba wumva utagishaka gusuhuza abantu
uyu munsi wa none niba wumva uri umukozi w'Imana abantu bakubwira bati tukugannyeho turarwaye dusengere ukumva ntiwabasengera, icyo ni ikizira kuko uko ntago ariko watangiye ntago ariko watangiye. Imana irashaka ngo wongere ugaruke kuko uyu munsi wa none ucyuzura umwuka wera hari ukuntu data wagiranye nawe ibihe abantu bakakugana babona nyine uri umuntu w'Imana kandi ukabasengera utivovota. Ariko uyu munsi wa none barakugeraho bati duha amafaranga bigenze gutya na gutya. Icyo ni ikizira cyinjiye ahera. Imana itugirire neza. Nicyo kizira rero narindi gusobanura abantu, ariko nibagaruke abantu nibagaruke bongere bagire urukundo kuko abantu bose bakuganaho ntago ariko abantu bose bahwanye ubushobozi, kandi umwuka wera yongera asage muri twebwe tugarura ibihe nk'ibya kera. Imana itugirire neza. Abigishwa bigize kubaza Yesu ubwo babonye umurima w'amasaka babonamo urukungu, basaba Yesu ngo watwemerera tukagenda tukaranduramo rwa rukungu ko ndeba ruri kubangamira amasaka. Yesu arababwira ngo mubireke bikorane byombi, ariko mbere yuko bababwira gutyo barabaje se rwa rukungu rwagezemo gute ko twabibye imbuto nzima twayitondeye twayitoranije bagita gutoranya tukaba imbuto nzima tubona ko ari nzima, none rwa rukungu rwavuye hehe? Icyo gihe ngo yahenze, ngo umwanzi yahenze basinziriye. Ndashaka kubaza ngo ni bande basinziriye kugira ngo icyo kizira cyinjire cyangwa se urwo rukungu rwinjire, uwo muzo gusharira winjire? Uyu munsi tube turi kuvuga ibingi tutagomba kubivuga. Ntago navuga ngo hari abasinziriye, ahubwo uyu munsi wa none abantu binjiranye forode. Uwarogaga n'ubundi ibipfunyika agira gute arabyinjirana, amaje kubyinjirana aza yiyoberanyije yambaye agatambaro, bamwakira nk'umukristo bagira ngo aje kubafasha umurimo, ariko ageze mu nzu y'Imana kuko yinjiranye forode bya bipfunyika ntiyabikura harabikomezanya. Ubwo rero ubwo ni urukungu. Yego. Uyu munsi wa none wari ufite ishyari bamwakiriye bazi yuko agiye kurireka, ariko ahageze nabwo agira gute rya shyara rikomeza. Amajije kurikomeza rero uwo baririmbana uyu munsi yumva atatera imbere. Iryo naryo ni urukungu, ni urukungu. Bivuze ngo rero ntago ikizira cyavuye hanze, ahubwo kiri mu bantu b'Imana, kiri mu bantu b'Imana. Ntago bikuyeho ko abantu bose bafite ikizira, cyangwa se ntago bivuze yuko abantu bose bafite urukungu, ariko uyu munsi wa none nibongere bigenzure neza. Hari abantu binjiranye forode nepo, hari abantu binjiranye forode. Warogaga n'ubundi arabikomeza, wasambanaga n'ubundi agira gutarabikomeza, ariko ikintu Imana ishaka uyu munsi cyangwa se nshaka kubabwira, abo bantu binjiranye forode Imana igarutse n'ubundi kongera kugira gute gusaka. Imana itugirire neza. Ntago izakwanga kuri umurozi ukomeye, nta nubwo izigera yita yuko ufite inshingano z'uko uri umudiyakoni, ahubwo ije gusaka. Nimara gusaka ibyo bizira byawe nirangiza igusohorane nabyo niwanga kwihana. Imana itugirire neza rero, Imana itwiteho. Yego. Ndi kwibaza kino kibazo ntago turinjira mu kiganiro cyacu neza. Binjiranye forode, ese kugira ngo binjirane forode bazigezemo imbere banyuze ku yahe marembo? Banyuze ku marembo ya nyayo cyangwa afite ahantu banyuze handi? Kuko banyura ku marembo ya nyayo ndumva baragomba kuba barasaswe bigasigara. Banyuze kugira ngo binjire bageremo. Hari abagendera ku bantu, hari abanyura mu madirishya, ngaye nguko rero. Naho uwinjiye ku irembo nyirizina abasha gusakwa forode, yarangiza akagira gute akayijugunya. Ariko umuntu winjiriye mu idirishya, cyangwa se umuntu wajyanywe na mwene wabo, cyangwa se umuntu wajyanywe n'uko umuhanuzi yahanuye akavuga ati uyu muhanuzi ahanura neza, nanjye reka ngende mpanure nawe nkawe. Bivuze ngo rero uwo nguwo ntago azahamagarwa n'umuntu wiyumviye ijwi nyirizina, cyangwa se umuntu wahamagawe n'Imana mu izina. Bivuze ngo rero abo bantu
hari aho basimbutse ariko bongere bagire gute bigenzura. Ni abandi bataciye mu marembo y'intama baciye baseseye mu nkike nibo muvuga. Yewe Mana nyiribihe, nani dushyigikire nyine. Ariko nubwo utarabyemera yuko hari abantu batabaye maso, iyo baba maso, iyo muba maso, abo bantu bari kwinda gucoma amadishya baciyemo muri hehe cyangwa mwaciyemo bari hehe? Ukumva hari abo baje basangamo batabaye maso barabinjirana. Hari abantu batabaye maso nubwo utarabyemera. Nese uyu munsi kari nge uhamagawe cyangwa kari wowe uhamagaye, nuhamagarwa ninjye uzakubera amaso cyangwa ni wowe uzibera amaso? Uzabera amaso umurimo. Umurimo nawe ubereye maso, ahubwo wowe urangije winjira na forode. Turicarana nkagira ngo uri umuntu w'Imana, najya mfashwa nawe ugafashwa, ariko ntago ari Imana ishaka. Bivuze ngo niba warahamagawe bigiye kumenyekana, cyangwa se niba waraciye mu idirishya bigiye kumenyekana, kuko nyiri intama agiye kongera kuzinyuza mu kuboko kwazo. Yego, niba waraciye ibumoso nabwo bigire gute bimenyekana. Bivuze ngo rero abo bantu nibisubireho rwose, kuko akaga karaje kandi karabazi. Mfite ikintu dushaka kwibaza, njya nibaza muri no minsi si bukenshi, ariko rimwe na rimwe ngerageza kugenda ahantu hamwe hatandukanye, nkumva n'ibintu by'abantu, n'ubungubu ushobora gusenguka ahantu bari gusengera ukumva abantu ibintu byo gusengera ukabyumva. Kubera iki uyu munsi nta bantu bagisengera umwuka wera? Kera mu gihe cya kera wasaga umuntu afashe amasengesho y'iminsi 4 atarya atanywa, icyifuzo ari kimwe: Mana ndashaka umwuka wera, Mana ndashaka imbaraga z'umwuka wera, aricyo cyonyine. Uyu munsi usengera abantu batandukanye ndabizi. Ni bangahe wenda mu cyumweru wakira akavuga ati njye mfite icyifuzo mfasha dusenge, ndashaka Imana impa imbaraga n'umwuka wera? Ni bangahe? Ese no kubera iki batakibisengera? Ni cya kizira nyine kinji, abantu barashaka ibirayi badashaka nyirabyo bitanga. Byararyoshye cyane. Ariko rata mbabwire ndi kuri iyi kamera, mbabwire ngo nimubanze mushake nyiribirayi. Mubone kugira gute, mubone kubona ibirayi. Bitaba ibyo rero, ariko nanone ushobora kuza ushaka ibirayi, nyiribirayi akabanza kwiyereka, yamara kukwiyereka akabona kuguha ibirayi. Nabaje bashaka ibirayi ntago twabatera ibuye, ariko mubanze mugire gute, mushake nyiribirayi. Kuko hari ijambo yivugiye aravuga ngo nge ndi umuzabibu w'ukuri, namwe muri amashami. Ngo ishami ritera imbuto, ngo data ryanganyaho amahage yaryo. Mureke rero tugire gute, dushake nyiribirayi kugira ngo ibintu bigende neza. Iyo ntago yaba ingaruka y'ibyo bizira byenda byinjira ku manywa na nijoro, yuko abantu badashaka umwuka wera. Kuko icyambere umwuka wera, Yesu yavuze ngo umwuka wera naza azabemeza, azabibutsa, azanabereka. Ariko hari ibyo azabereka mutareba, azaba handi maso ataraye mfite, abaye n'andi matwi ataraye ngo ufite, abaye n'ubundi bwenge atari bwo wize mu ishuri, abibutse n'ibyo mwibagiwe. Aho impamvu abantu badashaka umwuka wera, ibyo byo ntibyaba impamvu cy'uko abantu basigaye bareba ariko ntibarebe, bakumva ariko ntibumve? Nabyo byaba ingaruka, ariko urufatiro rw'Imana ruracyariho, kandi rwanditsweho ngo Uwiteka azabe. Nibashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Birabaye. Reka tugushimire. Nshuti muvandimwe wari uduteze amatwi muri kano kanya, ndi kumwe na mama Vanessa, n'umukozi w'Imana Imana ihamagaye, n'umuhanuzi w'Imana, n'umuvugabutumwa. Sengera abantu mu buryo butandukanye, uko Imana imushoboje niko akora, biterwa n'umuhamagaro Imana yamuhamagayemo uwo munsi, n'icyo Imana yamubwiye agomba gukora. Niwe turi kuganira, yitwa mama Vanessa, ni umubyeyi mwiza cyane kandi umubyeyi w'Imana. Komeza rero baye natwe muri kino kiganiro, ukora subscribe, like, share nimba utarabikora. Ikindi kandi munamushyigikire muri ivugabutumwa, ntabwo riba ryoroshye kuko bisaba ibintu byinshi cyane. Mujye mudushyigikira muri ivugabutumwa, mufashe n'umuntu. Yego, turakomeje ikiganiro cyacu rero, twagushimira ko wari uri kumwe natwe. Komeza ubane natwe. Reka mbwire mama Vanessa noneho tumuhe umwanya
agiye kutugezaho ubutumwa Imana yamuhaye. Hano twari turi kuganira dutanga impuguro n'ibyo bitewe n'ibyo tubona biba bicaracara muri iyi simu cyangwa se muri ikirere cy'umwuka. Mama Vanessa, reka tugusabe noneho usenga Imana twinjiye mu gice cya kabiri, ubundi uko umwuka kuyobora ugenda uko nguko wisanzura imbere y'Imana. Ni karibu. Murakoze Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'inyembaraga, Imana ishoboye, Imana izi kurinda, ndagushimye ndaguhimbaje, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uri Data wa twese mwiza, uri umurengezi w'ubugingo. Ndagushimiye aya masaha ku Musaraba TV, waraturinze iminsi yose duhereje inyuma, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Iki gitondo Mesiya mwiza, ni ubuntu bugeretse ku bundi, izina ryawe nirihimbazwe. Haleluya. Ngwino ubane natwe, ngwino udushyigikire Yesu. Nyemerera Mwami utubere umuyobozi muri aka kanya, nyemerera imbaraga z'ijuru aba arizo zituganza, kandi unyemerere Mwami uhumekere muri twebwe, kandi nimvuga ntaba ari njyewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngaho nunyemerera umbere umuyobozi. Ndaha hantu Mana ntacyo kuvuga nabona, ntashobojwe nawe ariko nshoboza. Nyemerera kandi umuntu wese ugiye gukurikirana iri jambo, Imana ishimwe aryumve kandi yumvire mu gihe gisa nk'iki ngiki. Haleluya. Kuko uri Imana yumva gusenga. Aya masaha rero mpamagaye imbaraga z'ijuru. Amina. Haleluya. Mpamagaye kugirirwa neza n'Imana. Reka biboneke muri uyu mwanya. Haleluya. Mwuka wera muyobozi, naba ari we ushyigikira, kandi neza yawe ikomeze koma kuri buri muntu wese ugiye kumvira ivugabutumwa, kandi umuhe kunesha mu gihe gisa nk'iki, none n'iteka ryose Yesu. Amen. Ngiye gutangira rero ndirimba. Umuntu wese uri kunyumva turirimbane umuririmbyi wa 49 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Imana ibaha umugisha. Ngibihe nsenga Uwiteka, bintarura mu magarara, ngo nigiraho datari, muganyira ibyo nyenye byose, mu bihe by'umubabaro, bimumuriza umutima. Haleluya. Sindubukana bw'umwanzi, mu bihe byiza byo gusenga. Haleluya. Mu bihe by'umubabaro, bimumuriza umutima. Sindubukana bw'umwanzi. Haleluya. Mu bihe byiza byo gusenga. Ibihe nsenga Uwiteka, binyemeza yuko ansubiza. Haleluya. Tegereje abana be ngo bamusanga bakenure. Haleluya. Ndamwiyereje rwose ubu, Imana ishimwe kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe mu bihe byo gusenga. Ndamwiyereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe, niringiye bwa buntu bwe mungeze ibihe byo gusenga. Uhora nsenga Uwiteka, binyemeza ari umubabaro. Haleluya. Kugeza aho nzagera iwe, mwirebere. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera
ku bihe byiza, ku bihe byiza byo gusenga, uyu mwanya ku bihe byiza byo gusenga, aya masaha ku bihe byiza byo gusenga, ku bihe byiza byo gusenga, Mana ishimwe ku bihe byiza byo gusenga, ku bihe byiza byo gusenga, ku bihe byiza byo gusenga, ku bihe byiza byo gusenga. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nje kubwira abantu ngo ni ibihe byiza byo gusenga. Haleluya. Ni ibihe byiza byo gusenga. Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Uyu muririmbyi rero yari ari mu mwuka. Haleluya. Arangije aravuga ngo ibihe senga Uwiteka nibyo byonyine bintarura mu mpagarara. Bivuze ngo uyu muntu cyangwa uyu muririmbyi yarebye abona hirya no hino, abona nta wundi wamutarura mu biharimo. Arangije aravuga ngo nkwiriye gusenga kuko nicyo cyonyine cyantarura mu mpagarara. Mana ishimwe, nshuti muvandimwe, umuntu wese uri kunyumva kumbura ibihe byo gusenga, kuko icyo nicyo cyonyine cyatsindishirije Sadurake, Mishake na Bedenego kimukura mu itanura ry'umuriro. Mana ishimwe. Kandi umwami Nebukadinezari yari yarangije kwanzura yuko yewe bagomba kujya mu itanura ry'umuriro bakarangira. Ariko umva rata, umva, barasenga ngo bamajije gusenga, Uwiteka batarura mu mpagarara. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Waba ufite uburwayi byarakuyobeye nshuti yanjye, gana mu bihe byiza byo kugira gute byo gusenga. Aleluya, aleluya. Waba ufite ikibazo kigukomereye, waba ufite keredi, ariko gana mu bihe byiza byo gusenga, utiriwe ugira undi muntu ugisha inama, kubera yuko twagishije inama abantu ntacyo badufashije nshuti yanjye, nta nicyo bigeze bagira gute batumarira. Ariko gana mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi rero arangije aravuga ngo ibihe byose nsenga Uwiteka nibyo byantaruye mu mpagarara byonyine. Wita igihe ujya mu bantu ujya kubabaza ngo mbese mbigenze ne, gana mu bihe byiza byo gusenga. Imana izakubera inshuti aho bigoye, izakurwanirira kandi izakuneshereza. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Haleluya. Ngo guhora nsenga Uwiteka ngo nicyo cyonyine ngo cyantaruye mu mpagarara, ngo nigiraho datari ngo muganyire ibyo nkenye byose. Ca bugufi, ufata akanya, wihererane n'Imana yawe, uyibwire ibikugoye n'ibikuruhije. Nshuti yanjye, wowe uri kunyumva amaganya ufite ntago nyazi, ariko Imana izayarangiza kandi nta nkurikizi ibibayemo. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Twitabaje abantu bakomeye. Haleluya. Nta kintu badufashije. Twitabaje abavandimwe tuvukana mu miryango, tubona hari icyo badufasha, ariko barangije baraduhakanira. Gana mu gihe cyiza cyo gusenga. Haleluya. Imana yacu irakumva kandi yiteguye kugira gute kukugirira neza. Mbonereho no kubwira umuntu ugize gute ukomeretse muri uyu mwanya, mubwire ngo humura mu ijuru hagize gute hari Imana ishoboye byose. Umuririmbyi aherutse kuririmba arangije aravuga ngo Mana ntago ari rimwe ntago ari kabiri nabonye neza yawe. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Imana twagiye tuyiganaho tubabaye, Imana itugirira neza. Haleluya. Mu bikari by'Imana harimo byose, harimo ibyo kurya, harimo ibyo kunywa, harimo ibyo kwambara, harimo imibereho, harimo ubuzima, harimo gukira uburwayi. Wowe urimo kunyumva, Imana ishimwe. Ariko ndagushishikarije, gana mu bihe byiza byo kugira gute byo gusenga. Haleluya. Nje kukubwira ngo Imana yacu ntago irobanura ku butoni. Imana yacu ni inyembaraga kandi Imana yacu irihagije kandi Imana yacu irashoboye.
aho abantu bananiwe izakubera ubwishingikirizo, aho abantu bagize gute batenebutse babona icyo kibazo cyawe batagishobora, Imana izabana nawe kandi Imana izakurengera. Ushobora kuba uri umugore w'ibana warangiza ukavuga uti byaranyobeye, nshuti yanjye igisubizo ntabwo kiri mu bagabo, kuko abagabo nabo barananirwa. Hari n'igihe bashobora kuza kugikemura rimwe ariko ntibagikemure kabiri. Nshuti yanjye wowe urimo kunyumva, gana kuri Yesu, niwe ushoboye kandi niwe uzagira icyarema ku buzima bwawe, yarangiza akagikomeza. Kandi nkwibutse yuko nagukorera n'ikintu nta nyungu azagusaba, nta n'ikiguzi azagusaba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya. Yesaya 55 umurongo wa mbere niho havuga ngo kuki mugura ibyo kurya bitari ibyo kurya nyakuri bidahaza, ngo nimuze munywe ku mazi, ngo naho mwaba mudafite ifeza, ngo njyewe Uwiteka ngo ndabaha vino, ngo kandi mbahe n'amata, ngo nta n'ifeza ndi bubasabe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nje kukubwira ngo gana kuri Yesu kuko niwe ushoboye ku buzima bwawe wenyine. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Nkwibutsa umubyeyi Hana, haleluya, yagannye kuri Yesu. Mukeba we Penina ngo yaramumereye nabi, inshuti yanjye, ngavuga ngo ibyo kwa Hana uko byasa kose tuzabirya. Imana ishimwe. Ariko Imana iri mu ijuru Hana yigannyeho iramwumva, ivuga ijambo rimwe gusa, haleluya, ngirangije iravuga ngo rero nzakugirira neza. Imana ishimwe. Haranira ko hari ijambo ryacika Uwiteka avugane nakubwire ngo nukuri nzakurengera kandi nzagutabara. Icyo kintu cyonyine kizakurengera, icyo kintu cyonyine kizagutambutsa aho utakagombye kwitambutsa. Nuko ngo Hana arangije ratagira gute abona kugira neza kw'Imana. Mukeba we Penina avuga ati ibyo kwa Hana uko byasa kose tuzabirya. Imana ishimwe. Ariko Uwiteka amubera ubwishingikirizo, ngarangije amuha umwana witwa Samweli. Imana ishimwe. Amutambutsa mu maso ya Penina. Ntago mbizi uko bimeze ku buzima bwawe, ntago mbizi uko mukeba akumereye, ndabizi neza ko nta muntu utagira mukeba. Imana itugirire neza. Ariko mukeba uri ku buzima bwawe uwo ari we wese nuko yaba ari kose, nukorera Imana ukayicira bugufi ukemera kugendana nayo, izagutambutsa mu maso ya Penina kandi abireba gutya n'amaso. Imana nitugirire neza, Imana nitwiteho. Reka nkwibutsa aka kantu nkubwire ngo abantu bakorera Imana by'ukuri bafite gikurikirana kandi Imana izadushyigikira. Imana nidushyigikire kandi Imana itugirire neza. Reka nsabe Nepo adusomera amagambo y'Imana aboneka mu byakozwe n'intumwa. Mbabwira umuntu wari umaze igihe kirekire ariko akomeza kubana n'Imana, Imana iramushyigikira kandi Imana imugirira neza. Dusomere ibyakozwe n'intumwa ibice ni 3 umurongo n'uwa mbere, ubundi dukomezanye n'amagambo y'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo ibyakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo wa mbere. Petero na Yohana bakiriza ikirema ku irembo ry'urusengero. Nuko Petero na Yohana barazamuka bajya mu rusengero mu gihe cyo gusenga, aricyo cya saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, yarahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, kugira ngo asabirize abinjira mu rusengero. Abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero, arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo aricyo bamuha. Petero aramubwira ati feza n'izabo ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera. Arabadanduka, arahagarara, aratambuka, yinjira nawo mu rusengero, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babona agenda ashima Imana, baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asabiriza ngo bamuhe. Barumirwa cyane, batangazwa n'ibimubayeho. Imana itugirire neza. Amen. Amen. Yesu aguha umugisha. Tawakiriye. Ngo Mana numeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma,
kandi nukora nk'abantu wicuza ibyo wavuze ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye abiringiye abantu barabahemukira ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni habwa ikuzo mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Abiringiye abantu barabahemukira ariko data wa twese ntago ajya ahemuka. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Badusomeye amagambo meza yo mu byakozwe n'intumwa ibice 3 umurongo n'uwa mbere. Uyu ni umuntu wari waramugaye ibirenge ngo yahoraga yicaye ku irembo ryitwa ryiza. Aho wicaye ntago mpazi inshuti yanyu. Birashoboka ko nawe uri ku irembo ryitwa ryiza. Ngo uyu muntu yarangwaga no gusabiriza, bivuze ngo mu yandi magambo nta bindi byiringiro yari afite by'uko Imana izamukura abantu cyangwa izamugirira neza. Ibyiringiro ufite uyu munsi ntago mbizi, ariko nakubwiye ngo mu bihe byiza byo gusenga aho honyine niho hagira gute haboneka igisubizo. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Uyu mugabo ngo umuntu wese wanyuraga kuri iri rembo yaramusabirizaga ngo akamubwira ati wamfunguriye, igihe urimo ntago kizi inshuti yanyu, ariko nje kukubwira ngo mu bihe byiza byo gusenga, haleluya, hajya haboneka amahirwe ya kabiri. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nuko ngo uyu mugabo rata yicaye ku irembo ryitwa ryiza, haboneka abagabo yewe barahanyura. Bamaze kuhanyura, Bibiliya ivuga ko ari Petero na Yohana. Ngo aba bagabo bari banini, ngo bari barebare, mu yandi magambo bari bafite ubwiza bw'Imana, bari beza pe. Ngo bamajije kuhanyura, uyu mugabo kuko yari ahamaze igihe kirekire, ngabona ko hari icyo bafite bitewe n'ubwiza bw'Imana bubarimo, ngarangije arabasaba. Yego. Ngamajije kubasaba, ngo nuko baramureba. Mu yandi magambo aba bagabo nubwo bari beza, bari babitse iby'Imana ariko ku mufuka ari basakina, nta kintu bari bibitseho, ariko bari bafite amavuta y'Imana nshuti yawe. Haleluya. Haleluya. Yesu shimwe, Yesu himbazwe. Nje kukubwira ngo tumbira Yesu wenyine, niwe gisubizo. Umva ibintu rero uyu mugabo yahaboneye. Ngo baramubwiye ngo ifeza n'izahabu ntacyo dufite, ariko dutumbira Yesu Kristo. Ngarangije agira gute arabatumbira. Nawe tumbira Yesu. Ku mugabo bishobora kwanga, ku bana wabyaye bikanga, mu kazi bikagira gute bikanga, ariko tumbira Yesu kuko niwe gisubizo ku buzima bwawe. Nuko ngo barangije baramubwira ngo dutumbire. Uyu mugabo arangije arabatumbira, yarazi yuko bagiye kumuha ibintu by'igihe kirekire. Haleluya. Nawe ni kenshi watumbiriye abantu uzi yuko hagiye kuvamo inyungu nyinshi ariko biranga. Nshuti yanjye tumbira Yesu. Iyo iguhaye nta wakwima, niyo ijya ibasha gukenyuruza abantu. Aravuga ati uko byasa kose aha ndahatinze kandi mbonye abagabo b'abakire,
reka mbatumbire buriya barampa nk'amafaranga ndi buryo ukwezi cyangwa ndamara igihe kirekire ntagaruka ahangaha barahampagurutse ubundi ngende nicare wenda nk'amezi 2 Imana itugirire neza ariko ngo barangije kumubwira ngo nabatumbire Imana ishimwe Imana ihimbazwe ngo nuko baramubwira ngo ariko nubwo umaze igihe kirekire haguruka wikorera uburiri bwawe wigende Haleluya Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe uyu mugabo arangije agira gute ngo arahaguruka mu yandi magambo akimara kubyumva yumvaga ari inzozi aravuga ati ese ubu byashoboka n'igihe maze wowe se kwizera kuracyakurimo ntago kwarangiye ariko ntutinye kandi ntucogore Imana ishimwe nuko ratanga uyu mugabo ngarangije arahaguruka ngarangije guhaguruka ngo yumva ububumba muri burakomeye ngatangira guhagarara ku maguru y'abiri yumva biremeye Haleluya Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe ngo nuko ratanga arangije atambutse yumva birakunze amajije gutambuka yumva bikunze ngo agenda ku maguru y'abiri ngarangije arababwira ngo ntimunsiga mu nzu y'Imana ngo baragenda ngo bagezeyo ngo abantu benshi ngo nabo batangira kureba wa muntu ngo batangira kuvuga batese uriya si wa wundi twari dusize hariya hari ibintu Imana igiye gukora kubera ko wayitumbiriye yarangiza bigatangaza abantu benshi icyo usabwa ni ukugira gute ni ugutumbira Yesu Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe bakuvugira mu rwongorerano tumbira Yesu kuko niwe ubasha gucecekesha amagambo Imana ishimwe ugenda uri saa kintu mu mufuka tumbira Yesu kuko niwe ushoboye kredi zarakunaniye tumbira Yesu kuko niwe ushoboye ku buzima bwawe uyu mugabo ngarangije rero ngo abantu barahindukira baramubaza bati byagenze bite urumva no kubisobanura byaramunaniraga bitewe n'igihe yari amaze cyangwa se bitewe nuko nawe byamutunguye hari ibintu Yesu agiye kugutunguza ukabona kugira neza kw'Imana rero nawe uri mu murimo ntucike intege Imana ishimwe kuko urufatiro rw'Imana ruracyahagaze rwanditsweho ngo Uwiteka azabe Imana ishimwe ongera utumbire Yesu umaze igihe kirekire waracitse intege umaze igihe kirekire waracogoye ariko nje kukubwira ngo umugambi si uwo nguwo umugambi ni uwo gutumbira Yesu warangiza ukongera ukabana nawe Imana ishimwe ni Imana ibasha gukemura amatiku yo mu muryango ibyo byose bikagira gute bikarangira ariko banza utumbire Yesu urebe ko nta ruhare wagize gute wabigizemo nusanga warabigizemo uruhare wikiranure nayo Imana ishimwe hari ijambo rivuga ngo noneho iyuzuze nayo kugira ngo ukunde ubona amahoro Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho Imana ikeneye inyungu kuri wowe zo kugira ngo igire gute iguhe ubugingo buhoraho ariko icy'ingenzi Imana ishaka ni ukutumbira Yesu ariko mbonereho no kuvuga ngo rata numvisha ijwi ry'Imana rinyongorera ngo abantu bagize gute baratunguwe aho nawe ntiwaba umaze igihe kirekire usenga ariko rata ukaba wararangaye ariko numvisha ijwi ry'Imana rimbwira ngo abantu bagize gute baratunguwe Imana ishimwe bamaso rero utumbire Yesu utaba mu batungurwa Imana nitugirire neza uyu muntu ntago yarazi kazahaguruka kuri iki kidendezi ariko arangije agira gute aratungurwa Imana nitugirire neza Imana nitwiteho kandi Imana niturengere Imana ishimwe icy'ingenzi Imana ikeneye nuko wayitumbira Imana ikakugirira neza kandi ikaguha umugisha tugiye gusenga n'Imana wowe unyumva ariko intego nyirizina ni ugutumbira Yesu kuko niwe gisubizo Imana yiteguye kuguha amahirwe ya kabiri ufite inyatsi nyinshi yakurembeje tugiye gusenga n'Imana Imana yiteguye kugukura inyatsi mu biganza mboneraho no kubwira abantu bari mu bitaro bafite kwiheba kwishi bavuga ngo ibyacu byararangiye nje kubabwira ngo nukuri ntago ibyanyu byarangiye Uwiteka bafiteho umugambi wo kugira gute wo kubakiza Imana nitugirire neza Imana ifite umugambi wo kugira gute wo gukiza abantu barwaye nyemerera rero muri afata ahantu urwaye dusenga Imana itugirire neza iki gitondo rero ndi kukubwira ngo tumbira Yesu waba ufite ubukene bukabije bwakuraniye tugiye gusenga n'Imana urebe neza yuko nta
nta mugozi ubifitemo kugira ngo uyu munsi wa none uba ufite ubwo bukene bukabije. Birashoboka ko wagiye mu bapfumu ntiwiyeze neza ku gato no ku kanini, ariko tumbira Yesu muri uyu mwanya dusengana Imana, uve mu gitabo cy'abapfumu ahubwo ujye mu gitabo cyo guhirwa. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Wowe nkurikiye rero reka dusengane Imana, tuyibwire ngo Mana nk'uko wahagurukije uriya mugabo ku kidendezi, nanjye nsinzwe n'ijambo ndumva nshaka kugira ngo mpagurutse ahantu ndi. Wicaye mu kwiheba urumva ibyawe byararangiye, ariko nje kukubwira ngo amahitamo ntago ari ayo ngayo, kuko Uwiteka aracyagufiteho umugambi. Imana ishimwe, Imana ije kugukomereza amaboko. Wowe urimo kunyumva mu kazi kose urimo gukora, niwizera Yesu aje kugukomereza amaboko. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho kandi Imana iturengere kandi Imana idushyigikire. Tugiye gusengana Imana rero kugira ngo Imana ize ku buzima bwawe. Waba wari wihebye, ubona amaganya ari menshi, ubona nta butabazi, ariko nje kukubwira nshuti yanjye ngo Imana iracyafite ubutabazi, kuko Imana igufiteho umugambi. Imana nitugirire neza. Uri kubona amasezerano ukabona yaratinze ku buzima bwawe, nje kugusengera Imana ngo yongere igukomeze kugira ngo ubashe gutegereza isezerano ry'Imana. Hari umuririmbyi waririmbye arangije aravuga ngo isezerano riragerageza, iyo ushaka kuba nk'abandi ntibikunda, ubwaryo rirabanza rikagucura, wamara gukomera ugakomeza n'abandi. Amasezerano ndabizi neza yuko yaba agucumuje, ariko ngera utumbire Yesu. Ahari igihe cyawe cyaba ari iki ngiki cyo kugira ngo Imana ikurwanirire intambara. Imana irambwiye ngo waragerageje wowe biranga, ariko ca bugufi wegera Imana. Imana ifite umugambi wo kukurokora kandi Imana ifite umugambi wo kukugirira neza. Bivuze ngo ubwo impfu zigiye kuba nyinshi ku bantu, egera Yesu kugira ngo yongere agire gute akurokore urupfu rukomeye ku buzima bwawe. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ufite uburwayi mu nda yawe bwarakunaniye ndetse warivuje biranga, ariko nshaka kukubwira ngo nyemerera dusengane Imana kugira ngo Imana izigushyigikire kandi Imana ikugirire neza, kuko Imana ivuganye nanjye ko ifite amahirwe ya kabiri ku buzima bwawe. Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho. Ufite kanseri yarakunaniye ndetse warivuje mu bavuzi batandukanye, ndetse uyu munsi wa none umwuka ukuriho akubwira ko wapfuye warangije, ariko nje kukubwira ngo hari Imana izura kandi hari Imana ifite gikurikirana ku buzima bwawe. Iri kukubwira ngo none ahangaha nuyizere, nurangiza kuyizera ije mu byawe kandi ije kugukiza iyo kanseri yakunaniye. Imana nitugirire neza kandi Imana itwiteho kandi Imana iturengere. Nyemerera dusengane Imana. Ufite ibibyimba mu nda, uravuga utese Mana bizagenda bite? Hari Imana ishiririza ibibyimba. Nyemerera dusengane Imana muri aka kanya, kuko Imana igufiteho umugambi wo gukumira icyuma ku buzima bwawe. Imana ikugirire neza kandi Imana ikwiteho, Imana ikurengere. Imana ifite umugambi wo kukurokora urupfu rukomeye, ariko urabigiramo uruhare. Uruhare uri bubigiremo n'urunguru ni ukunyemerera tugasengana Imana. Imana ikagushyigikira kandi Imana ikakugirira neza. Ufite ikibazo kikuremereye kivuga giti ahari njyewe ntago nzabyara, ibyanjye byararangiye, nyemerera dusengane Imana. Hana niba yarabonye umwana, kuki dayimoni aza akakwihebesha akakwereka ko ibyawe byarangiye, n'urugo ugiye kurusimbukamo uri kubona nta yandi mahitamo, ariko muri aka kanya nyemerera dusengane Imana, kuko nje kukubwira ngo mu ijuru hari Imana itanga abana kandi igatanga abana b'umugisha batavuye kwa ryangombe. Imana nikugirire neza. Imana igufiteho umugambi wo kuguhekesha umwana, abantu bose bakagira gute bakabibona. Imana itugirire neza. Mana data wa twese, aya nizo Mana murengezi, Mana mutabazi, Imana y'ubwisho n'ubwugamo. Aba bantu baciye bugufi imbere y'amaso yawe, uvuganye natwe ngo nibagutumbire, kuko ni wowe ushoboye ku buzima bwabo
kandi koko urashoboye. Aleluya. Ni wowe ugira itangiriro warangiza ukagira n'iherezo. Nyemerera umuntu wese uciye bugufi abone kugira neza kwawe. Ha Yesu Kristo, imirindi yawe nibane nabo, kandi Imana unyemerera buri muntu wese uciye bugufi kubw'ikibazo afite runaka umukize kuko uri umwami. Aya ni nyemerera ubabera umutabazi. Abarwayi barwaye nubakize kuko uri rubasha. Uyu muntu ukeneye umwana numukize. Uyu nguyu urwaye ibibyimba byo mu nda numukize. Ukumira icyuma ku buzima bwe kuko uri Uwiteka. Erega ufite umugambi wo kuturengera kandi uri data wa twese mwiza. Nyemerera rero buri wese uri kumva kandi Mwami yumvire ku buzima bwe. Ubwo umbwiye ko abandi batunguwe, unyemerera umutunguze ikimenyetso cy'ibyiza kandi umubere gikurikirana kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuri Imana ibakijije, kandi urakoze kuri Imana ije kubasha gukora ibikomeye ku buzima bwabo. Urakoze ko hari abantu Mwami uhaye agakiza. Imana ishimwe, kandi urakoze ko hari abantu bungukiye imbere y'amaso yawe. Izina ryawe nirihimbazwe Kristo none n'iteka ryose Yesu. Amen. Yesu aguhe umugisha. Ndawakiriye. Mbere ko tukurekura ngo ugende, birashoboka ko hari umuntu wakwifuza kukuvugisha cyangwa yakwifuza ko musengana, cyane ko usoreje no mu bintu by'ubuhanuzi kandi bw'abantu, akifuza ko mwanasengana by'umwihariko. Uratanga nimero za telefone. 07 74 83 429. Yisubiremo. 07 74 83 429. Imana ibaha umugisha. Imana nawe iguha umugisha kandi Imana ikomeze igushyikire ikwambike n'imbaraga muri iyi mesi. Ndawakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti mbumva rimwe duteze amatwi muri kano kanya, twari turi kumva ubutumwa Imana ari kunyuza muri Mama Vanessa. Dusubikiye ahangaha ariko tuzasubukura ibiganiro byo kumusaraba byo nakagaruka. Amahoro y'Imana baye namwe. Ciao ciao. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 34 942 cyangwa 07 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.